Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Theo Bosebabireba ndetse na Thacien Titus bagiye gutaramira mu nkambi y'i Mahama. Ni igiterane cy'ububyutse cyateguwe n'umuryango w'ivugabutumwa uzwi ku izina rya Baho Global Mission, ufatanyije n'amadini n'amatorero akorera mu murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe. Ni igiterane kizaba kirimo abapasiteri batandukanye. Muri abo twavugamo Pasiteri Zigirinshuti Michel, Bishop Joseph Mugasa ndetse n'abahanzi aribo Theo Bosebabireba na Thacien Titus. Ni igiterane cyiswe Mahama Revival Miracle Crusade, cyangwa se igiterane cy'ububyutse n'ibitangaza i Mahama. Iki giterane kizamara iminsi 3, aho kizatangira ku itariki ya 26 gisozwe ku itariki ya 28 Nyakanga 2024. Inyigisho zitezweho kuzaranga icyo giterane zizibanda ku rubyiruko, abagore ndetse n'abakozi b'Imana. Pasiteri Isayi Baho, umuyobozi w'Abaho Global Mission, akaba n'umuhuzabikorwa w'iki giterane, yatangaje ko bahisemo kujya mu nkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe mu rwego rwo gufasha abahatuye no gusengera by'umwihariko abatarakira agakiza. Hitezweho ko hazaba n'ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo nko gukina umupira w'amaguru mu makipe y'i Mahama, umuganda, amahugurwa n'inyigisho z'abagore. Ngibyo rero ibizabera mu gitaramo cyangwa se igiterane kizabera i Mahama mu karere ka Kirehe. Mwakoze kubana natwe.